ubyumve neza ko hari filime nyinshi cyane zigenda zisohoka zikagenda ziryohera abatuye isi yose. Hari abantu benshi cyane mushobora kuba mwarumvishije kuri iyi filime ya Jati uburyo yakinywe n'uburyo kandi yinjije amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa YouTube. Rero ndongera ndagarutse rero, iki ni igihinde kimaze hafi nk'amezi nk'atatu gisohotse, rero akaba ari filime yaje ihitinga cyane. Uyu mukinnyi rero w'imena bakaba bamwita Sunny Deol. Uyu niwe mukinnyi w'imena rero wakinnye iki gihinde, rero bakaba bacyita Jati. Akaba ari filime rero yabaye icyitegererezo ku isi yose mu kwigisha kandi harimo ibintu bijyanye n'ihohoterwa, ariko uyu musore aza kuza byose abishyira ku murongo. Waba wibaza impamvu iyi filime yashutinzwe ikaba irimo icyigishwa? Iyi filime rero kugira ngo ishutingwe rero yifashishijwe amadolari agera kuri ibihumbi 700. Bivuga ko ikimara kugera ku rubuga rwa YouTube cyangwa rwa Netflix, rero yaje kuza kuba yakinjiza biliyari 36. Kuri YouTube yinjije miliyoni 345. Rero iyi filime ukuntu yashutinzwe rero yagiye ishutingwa kenshi cyane ndetse n'amakati menshi cyane agenda azamo. Reba nk'ahangaha nk'ubu bari kuyishutinga, ahangaha kwa kundi ubona vandarateri irimo yikaraga, hariya bari abantu bari inyuma uri kureba nibo bakaragaga iriya vandarateri ikabasha kuba yakubita bari abantu bari hejuru. Urabona ko bafashe kamera ziri triangle nyine bakazishyira yose hejuru, bagashyiraho ibitara, abantu ubona ko bari hejuru. Bari abantu bari hejuru rero baba bambaye imigozi, rero ntabwo babasha kuba bamanuka ngo bidunde hasi ngo bababare cyane bitewe n'uko baba babambitse imigozi. Iriya vandarateri hari abantu benshi cyane mushobora kuba mwarayibajijeho ukuntu yikaragaga, abayikaragaga ni bariya ubona bari inyuma. Ubundi mu gutegura izi filime z'amaseni ubundi ubanza gufata ibitambaro bya screen se cyangwa green bakabitakagiza inyuma ku buryo bagiye gukora remove background se cyangwa kwifashisha CGI yabo bibafasha kuba basiba ya remove background se cyangwa iyo bita screen iri inyuma. Bakabasha kuba rero bari abantu rero bari gukaraga vandarateri, bakaba babahisha rero vandarateri igasigara iri kwikaraga yonyine. Kandi ikindi no kuri iki kizo cya vandarateri bari bafashe ibintu by'ibisinga baziritseho, babiziritseho nyine kugira ngo kibashe kuza kubona uko kikaraga neza. Ahandi na kenshi rero urukundo muri iyi filime hagiye hangirikamo imodokari nyinshi cyane. Bivuga ko mu modokari zangiritse zose zihagaze amafaranga amadolari ari munsi ya miliyoni 2. Kandi bivuga ko uyu Sunny Deol mu gushutinga iyi filime rero yagiye yangirikiramo kenshi cyane, bikaba ngombwa yuko iyi filime ihagarara bakazayikomeza yakize. Rero ubona ko umugabo bita Ranatunga nawe aba ari umugabo w'umwicanyi kandi ufite icyo ashaka. Ranatunga rero bitewe n'uko rero aba yaraturutse mu cyaro cy'iwepfo cya kure, rero bitewe n'uko aza kuzamuka mu mujyi yibye zahabu akagenda akazigurisha, yamara kuzigurisha niba wibuka neza warahabonye, iyo amaze kuzigurisha mu bwenegihugu ariko izindi bakaba barazitsimbye. Ranatunga rero aragenda akazana za zindi zose yatsimbye akaza akazigurisha, agatangira kurema agatsiko k'amabandi rero mu mujyi, ari nako atangira kuba yafata n'imirima y'abaturage. Uyu nguyu rero uyu musirikare cyangwa bakaba bamwita Sunny Deol, we aza avuye mu kibarese cyangwa agiye gusura iwabo, akajya gari ya moshi gapfa akajya kurya ahantu mu karesitora, rero acyagira amabanda akaba arinjiye akamumenera akawunga. Mu kumumenera akawunga rero igikurikiyeho rero ajya guhana ba bantu bamumeneye kawunga. Babandi rero kuko ari Ranatunga rero ntabwo babumva rero kuko baba bazi ko bafite umwami urenze. Reka dusubire mu gice cya kabiri cy'ubutaha. Abakunda cyane rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane.